sinagutinda gahunda ni ya yindi ni ukutubaho amaka dushyizemo twitangiriye episode ya 15 ahangaha ndetse muribuka twasize umukobwa wacu ari we bita Leila ari kuba yavuga ku mutima ati imipango yose muri kwa mwapanga atari buze kuba yabapfana rwose kuburiya wagira ngo sinzi satani yaritse mu bantu muri iyi minsi. Ibaze ko umuntu abona witurije wicecekeye agatangira kuba yakurwanya ibara kwereka kuri ya civil bureau. Murabizi neza ahangaha ho batanga serivisi inoze cyangwa se iyo kuba bahagatanya abantu bashaka kuba batandukana cyangwa se ikaba yanabakorera certificate zigaragaza ko ibabashije kuba bashyingirwa. Barakwereka kuri uyu munsi kuri itariki ya none imwibuka umukobwa yari yasabye umuhungu ko bagomba kuba bahahurira rwose mazinduko bakaba batandukana hagati yiwe nawe. Ahangaha bari baje ndetse ahangaha ariyo ari kuba yabwira umukobwa ati ese ibi ngibi uriteguye kuba wabyakira cyangwa se wabinyuramo? Ati ngewe ati sinkubeshye biri kuba ibyangora. Ati noneho nyuma yuko nabashije kuba nakubaza impamvu wabashije kuba wahindura izina ntubimbwire. Umukobwa nawe niko kuba yabwira umusore ati ngewe ibyo ngibyo ubu ngubu ntabwo bikindeba. Ati ndetse nta nubwo ari gahunda zanjye. Ati icyo nshaka ni ukuba njye nawe twabasha kuba twacana waka cyangwa se twana divorce rwose. Ndetse ahangaha mwibuke neza yaba ku ruhande rw'umukobwa yaba ku ruhande rw'umusore bose bagiye bahindura amazina yabo, bose bagenda bongera andi mazina. Nk'uyu mukobwa ku izina rye yiwe yabashije kuba yakongeraho ijanga, naho uyu musore wacu ryo yabashije kuba yakongeraho ri uko bamwita ruri. Ndetse ahangaha batangiye kuba bavuga abantu baje kuba bahana gatanya. Umusore niko kuba yazanga yiruka atuvuze yiwe ati ntago yaba ari uvuze rwose. Umusore niko gutangira kuba yabaza neza ese abagiye kuba yabimenya icyango biracyakomeje. Mbibutsa kuba mwadukora subscribe kuba turayikora ndetse mujye no muri comment mwashe kuba mwatanga igitekerezo cy'uko mwabonye inkuru yacu cyangwa se muri kwa mwakomeza kwa mwayibona. Ndetse kuba tarakora like kandi barishimiye inkuru ibaze kuba bayikora. Ndetse nimwibagirwe kimwe cy'ingenzi cyane cyo kuba mwadukandira share ku bantu banyu bikuza kuba bareba inkuru nk'izi ngizi z'urukundo ndetse z'inkoramutima. Wa mukobwa w'umureceptioniste hano yatangiye kuba yambwira ukuntu gahunda zimeze ahangaha ndetse n'ukuntu byitwaye. Aramubwira ati yego rwose. Kumva umusore kureba neza yabonye umukobwa uri kuba wagenda ahangaha ndetse yambaye neza aka bracelet cyangwa se agakomo gasa nako yabashije kuba iyaha umugore we uwo twakwita nk'umugore wiwe ari we yiwe. Ndetse umusore umukobwa yari ari kuba yabona yari ari kuba yakisohokera aho ngaho ari kuba yakigendera. Ndetse ahangaha dore ngo umusore arasohoka, umukobwa nawe arimo agaruka ari kuba yakibaza ati se ibi noneho ndabyita ngo iki? Kumbe wa mukobwa ari wambaye bracelet ahangaha nawe yarakomeje agenda ndetse nuko yari ari kuba yakigendera gake gake. Umusore wacu niko kuba yazamukurikiye ariko yamuhamagara ati se yuwe. Umukobwa niko kuba yahindukira aramubwira ati ntago ndi yuwe. Ati wibeshye ku muntu. Umusore niko kuba yakongera kuba yamukurura ku kuboko ngo abashe kuba yareba ko ya bracelet ari yiwe neza cyangwa se isa niyo yahaye umugore wiwe, ariko kureba neza ntabwo yari yo. Umusore ahangaha byari byamucanze ndetse nawe abaye ari wowe ndakeka byabasha kuba byagucanga cyangwa se ibyagucangura. Ese ibi bintu bizarangira gute? Ese amaherezo y'ibi ngibi bizarangira gute? Ese uyu mukobwa we ari we yuwe namenye ko umwana batamukuyemo akimufite ibyo bizaherera he? Receptioniste we yakomeje yihamagarira abantu ahangaha avuga ati mwaje tukabaha ibyanyu, mwaje tukabaha ibyanyu. Ikumbe bari bageze kuba bita yuwe ndetse bari kuba bamuhamagara nawe yatangiye kuba yabaza umuntu bari kuba bahamagara ari kuba bamubaza ati se uwo muntu nawe yaba ari mu bantu bari buhabwe gatanya uyu munsi? Receptioniste ariti yego. Umukobwa niko gutangira kuba yahengereza ngo arebe receptioniste wacu ahangaha niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo uri kuba wakora ntabwo byemewe. Ati ibi ngibi biba bisaba kuba biri private kuko aba ari ubuzima bw'umuntu. Umukobwa niko kuba yambwira ati yego rwose. Ati nta kibazo. Ati nanjye kanegereza uwanjye ube wadusinyira ku mpapuro cyangwa se waduha impapuro zacu za gatanya. Mbibutse umusore yari yakurikiye umukobwa azi ko ari yuwe. Kumbe yuwe barahorana baririrwana ndetse baranararana. Nyaboneka gerageza kuganiriza umukorige wawe cyangwa se
umushuti wawe wumva amakuru yiwe niba ameze neza, birushaho kuba mwamenyana ndetse mukamenyerana. Umusore yagarutse ahangaha yacitse intege, ariko agakomeza kwitegereza uyu mukobwa, akavuga ati ariko uyu mukobwa bite byiwe, ati ubundi amakuru yiwe ni meza. Nanga urukundo ruravuna, kandi urukundo rwo gushaka rwa nyarwo cyangwa se urukundo rwa nyarwo narwo ntibiba byoroshye kuba warubona. Bidatinze umusore n'umukobwa nibo bari bageze ku mwanya. Wa mukobwa wacu reka tube twamwita Alice, receptioniste biri kuba byangora. Alice niko kuba yababwira ati mwakerewe rwose, ati ubu ngubu ni amasaha yo kuba nafunga, ati turatashye. Agakobwa umujinya niko kuba wakicana kamere, niko gutangira kuba kahindukira kareba umusore, karamubwira ati ibi byose niwe uri kuba wabitera, ati reba nk'akavuyo uri kuba iwanteza rwose. Ndetse yiwe yatangiye kubabwira umusore ati ariko ubundi kubera ikiri gukomeza kuba igwarondereza iyi gatanya, ati waretse ibyanjye nawe bikabasha kuba ibyarangirira ahangaha. Kumva icyo katari karazi, uyu nguyu yari umugabo wako kari kwihunza, ndetse yari umwe mu basore bagasezeranyije kuba bazabana igihe bazaba bakuze. Ese byaba ngaba inkuru y'aba basore n'abakobwa bizabasha kuba byarangira gute? Bizabasha kuba ibyaherera he rwose? Ubundi kera ababyeyi nibo bakundaga kuba batubwira ati bana banjye, ati cyangwa se umuhungu wanjye, ati dore ndakuraze, ati nkuhaye ibi ngibi, ati ndetse uzashaka urukundo ruzima, ndetse nubona uwo gukunda muzima uzamugumane cyangwa se uzamurinde ikibi icyo ari cyo cyose. None ibyo uyu munsi byo umuntu iyo ubonye akunda ahora amutesha ubusa, amupfusha ubusa, ndetse amutera n'akavuyo, amuteza n'akajagari. Ese byari bikwiye? Ese iby'uyu mukobwa we ari we n'uyu musore byo bimeze bite? Ibyabo bizabasha kuba ibyarangira gute rwose? Agakobwa ahangaha ikakomeje kabwira umusore ati ngerega ibyo ngibyo ubu ngubu, ati ntabwo ndi kubasha kuba inamenya ibyo ari byo cyangwa se nashobora kuba nakenera kubyitaho. Ati icyo ngomba kuba nakora, ngiye kuba najya kwita ku mugabo, cyangwa se ngiye kuba najya kwita kuri papa ndetse ari we wandeze. Ati ndetse ikindi, ati ngiye kuba nashaka umugabo wanjye cyangwa se uwo nsezeranyije ko tuzabana. Ati kandi ndabizi neza nzaza kuba nakwereka uburyo ki ari mwizamo rwose. Icyo katari kazi, umugabo kari kagiye gushaka cyangwa se umusore kari kagiye gushaka yari uyu musore wacu ari we Ruriyu cyangwa se Ruri. Yatangiye kuba yahamagara assistant sa, aramubwira ati assistant sa, ati uyu munsi nari nagiye kuri civil bureau, ati ariko hari amakuru mbashe kuba nahumva kandi atari meza cyane. Ati ugiye kuba wanshakira izina ry'umuntu mbashe kuba nakubwira, cyangwa se ugiye kuba wanshakira amakuru muri database kuri civil babashe kuba bakakira. Ati kuko ndatekereza wa mukobwa ndi gushaka cyangwa se ari we yawe yahageze ari gushaka ko yatandukana n'umugabo we. Ikumbe barakwereka agakobwa kacu kayiwe kari kibereye hano kumwe na nshuti yako Miya. Ndetse burya ngo niba imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, uba ugomba kuba wakicarana n'abawe mukanywa mukarya mugasinda mukabasha kuba imwasabana. Ndetse agakobwa kaje kari kuba kabwira Miya ati Miya rero ngiye kuba naguha misiyo, ati kandi ugomba kuba wamfasha. Ati ugiye kuba wanshakira amakuru y'abantu babashe kuba bagira muri biro ya sivu uyu munsi, cyangwa se hamwe bahana za divorce cyangwa se gatanya. Miya niko kuba yambwira ati yego rwose ndaza kuba nagufasha. Kumbe icyo batari bazi, igwa mugambanyi wacu yari ari hafi ari kuba yabyumva. Bigaragare ko agakobwa kari kishimye mu nyuma, kari kuba kavuga ati ubu ngubu finally ngiye kuba nabona urukundo rwanjye rwahashize, cyangwa se ngiye kuba nabona umukunzi wanjye. Umugambanyi wacu akaba nirwanye n'umugome, niko kuba yakishyira ku ruhande arangije avuga ati burya mukuru wanjye ibi byose arimo, ati ni intambara yo gushaka umuntu yakundaga. Ati ngiye kuba nakujya imbere buri ntambwe yose uteye, ati ndabizi ndaza kuba inabimenya. Ati ndaje nkwereke uburyo zambarwa n'ubwo ibibazo nuko ibibazo bibasha kuba iba bikemura. Bidatinze barakwereka ahangaha hari uwari urimo yitahira gake gake, ndetse uturenge n'utwo n'utuguru n'utwo. Ikumbe yari Miya ndetse yatashye ari kuba yavugana n'umukobwa muto we. Miya ari kuba yabwira yuwe ati wowe bitwaze gake ndaza kuba nakubwira byose. Ndetse yuwe ari kuba yabwira Miya ati nizere kuri kuba wataha uri kunyura mu nzira nzima, ati kandi nuza kuba wakika mu rugo atuze kuba wambwira nta kabuza. Umukobwa nawe ati yego rwose, ati ndi gutaha humura nta kibazo mfite, ati kandi niza kuba nagera mu rugo
ati ndibuze kuba nakubwira Disney ahangaha yari inshuti nziza, ndetse yari inshuti magara y'umukobwa wacu we, ndetse ari inshuti y'akadasohoka. Yatangiye kuyambwira ati ariko byose uri kuba wakora ubigenzemo gake, ndetse ukomeze kuba igwa bigendamo gake, ndabiziza Imana iri kuba yatureba ndetse iraza kuba yadufasha. Ikumba kivugisha utwo twose wa mukobwa ari we Leyla yamuturutse ku ruhande, niko kuba yamushyiraho cya gitambaro ndetse kimwe gisinziriza abantu. Mwibuke bari bamubwiye ajya kuba yashaka amakuru kuri iri, cyangwa se ko umugabo wabashije kuba yakumva izina ry'ubwo babashaga kuba ibajya kuba bahana agatanya. Umukobwa amaze kuba yamusinziriza, nta kintu cya mbere yakoze nko kuba yafata telefone. Buri ikintu cya mbere ni amakuru, kandi telefone ibibitse amakuru menshi. Yafashe telefone arangije aravuga ati, cyangwa se aribwira ati yuwe ati ndakuziye, ati ibyo wikora byose, ati menye ko Leyla nakuziye, ati kandi buri ntambwe yose, ati ndaza kuba nkuri imbere. Umukobwa nuko bamusize aho ngaho, ndetse sinzi niba yaramenye ibyabaye. Umukobwa nawe yabyutse aha ngaha arimo apakira ibintu. Mwibuke yari asigaye akora muri ofisi, cyangwa se muri rwa ruganda rwa Chacheng Group, ariho CEO warwo ari we Ryu aba ari cyangwa se ayoboye. Kumbe barakwereka assistant so nawe yaje ari kuba yavuga ati se young madam, murabizi nikamwita, ati ndabona uri kuba wapakira ibintu byawe, ati se habaye ikihe kibazo? Murabizi ukuntu kiba kigize nk'ikimara, ati mbwira ndakwinginze. Umukobwa niko kwambwira ati ntuzongere kuba wanyita young madam, cyangwa se uri kuba wampa ibyo byubahiro, ati ngiye kuba nava aha ngaha, ati kandi ikindi, ati boss wawe cyangwa se umuyobozi wawe agiye kuba yagira undi mugore, ahubwo niwe uzajya wita ayo mazina wajya gunyita. Ahangaha assistant so niko gutangira kuba yakibaza ati se simbizi ko uyu mugore ari we mugore wa boss wanjye, cyangwa se wari, ati kubera iki yaba ari kwitwara gutya? Kumba kiri aho ngaho kiri kuzinga utuntu twe. Hari uwahise amwandikira muri ya telefone, cyangwa se ya nimero yamiye, aramubwira ati ushobora kuba waza ugahura na wa mugabo wawe hano muri basement, ati nabashije kuba inamumenya, cyangwa se hamwe bazimiriza umuriro haba za fire extinguisher. Agakobwa niko gutangira guseka, ndetse ubona ko kishimye cyane. Ndetse murabizi kabashe kuba kasezeranye umusore ati ndaza kuba nashaka umugabo wanjye, ati ndaza kuba nakwereka ubwiza bwe, ati ndaza kuba namukwereka uburyo ki amezemo. Umukobwa niko kuba yabaza uyu musore assistant sa ati se ahantu bazimiriza cyangwa se haba ububiko bwa fire extinguisher hano, ati ni hehe? Umusore wacu assistant so niko kuba yamwereka, aramubwira turakata gutya and then ube wamanuka gutya. Ese umukobwa ninde umwandikiye? Ese biragenda bite ko twaherutse telefone yiwe, ndetse telefone yamiye imwandikiye hari umugambanyi, cyangwa se hari undi muntu wabashije kuba yayitwara? Assistant so yatangiye yasigaye hano yibaza ati urukuru umukobwa atari kwirukanka mu bike ko mbona ubundi nawe atameze neza, cyangwa se ajagaraye. Agakobwa nako inkuko bari babigategetse rwose niko kuba kaza muri station ya fire extinguisher, ikaje kuba kahura n'umugabo wako, cyangwa se n'umusore wabashije kuba yagakunda, cyangwa se bakundana mu bihe byashize. Ikatangiye gatera intambwe, ndetse ari uko nguko kazamuka, ndetse kazamuka kegera hejuru kuri esikariye. Ikaje kari kwivugisha kati ese ubundi kubera iki umugabo wanjye yaba yantumije ngo tubuze kuba twavuganira aha ngaha? Niko kuza kareba message, ndetse miye ari gukomeza kuba yakandikira, kagiye kuba kamwandikira ngo urihe kureba neza murumuna wako yamanutse, ari kuba yavuga ati ese watekerezaga ko ari miya uri kuba wakwandikira? Ati mbega injiji, ati finali cyangwa se nyuma na nyuma, atuguye mu gatego kanjye, ati sinumvaga ko rwose imbeba iri buze kuba yagwa mu mutego gutya byoroshye, ati kandi waruzi ngo ndi buze kuba inakubura, ati narakubwiye ngo uzicunge kuko nzahora imbere yawe, ati none ndebera uyu munsi, ati uratekereza ubu ngubu ari iki kigiye kuba cyakubaho, cyangwa se ingiye kuba nagukoresha iki? Ati nibuze ubwenge, ati tekereza neza, ati bisubiza inyuma neza, ubashe kuba wambwira icyo uri kuba watekereza nk'umuntu mukuru. Disikari yiwe katangiye kuba kabaza murumuna wiwe ati se Leyla, ati kubera icyo uri gukomeza kuba wampiga ubundi, ati uri kwifuza icyo ushaka iki muri ubu buzima?
ati se ubundi kubera icyo ari wowe ufite telefone yamiye ahangaha, ati ngiye kuba nahamagara abashinzwe umutekano, kumbe biri kariyira kahise kamwaka telefone, karamubwira ati ariko wa mukobwa we mbanza uri umusazi, mbanza warasaze, ati ubundi wabuze ubwenge bwibutsa, ati se urahamagara polisi, ati telefone urayikura hehe? Nibwo mwibuke yari amaze kuba yayimwaka yayijugunye, aramubwira ati dore amahitamo utegereje cyangwa se amahitamo wari ufite, ati yaraye yari Miya, ati none Miya nguyu. Ubwo yamwerekaga telefone yiwe, aramubwira ati kugira ngo mbashe kuba inakumva ntuje cyangwa se mfite amahoro, ati ni ukuri buze kuba iwapfuye nawe unyumvire, ati ni ukuri buze kuba iwagiye rwose, ati nibwo ndi buze kuba inakumva mfite amahoro. Ikumbe barakwereka ahangaha uwari wasigaye hejuru ariwe assistant, ari kwibaza ikiri kuba cyaba cyangwa se ikiri kuba cyajya mbere. Boss wacu ari we nawe yahise agera mu kazi, yaje ari kuba yabaza uyu nguyu ati se ntayiwe wamboneye? Umusore assistant kuko yambwira ati yuwe yambwiye ngo agiye muri fire extinguisher station, ati ahubwo numvaga ari wowe buryo imwagiye kuba mwabonana. Roni kuko yamubaza ngo iki, ati se hari hasi yaba yagiye kuba iyakoraho iki ko bitemewe kuba ihagiyeho umuntu ubonetse wese cyangwa se umukozi ubonetse wese. Assistant kuko yambwira ati ariko wibuka neza umukobwa yakwibwiriye ko agiye kuba yashaka shiri we cyangwa se uwahoze ari umugabo we cyangwa se umwana wamusezeranyije kuzamugira umugore. Umusore nawe ahangaha koko yarabyibutse neza, aravuga ati nyuma na nyuma, ati umukobwa mbanza bikoze, ati mbanza abashije kuba yabona umugabo wiwe. Assistant wari uzi kuri ahangaha we yari ari muri bimbwira iki, ati se narenzaho iki? Ariko nawe yararuciye ararumira. Umusore niko ko yambwira ati ariko reka njye kuba inamureba mbashe kuba inareba uko ameze. Umusore ariko umuhanga kuba yabibwira Assistant yari ari kuba yabitekereza, aravuga ati se ubundi ndajya kuba namureba, ati bitanga iki? Ati uwamurekera amahoro ye. Assistant niko ko yambwira ati ariko ibu wagerageza ukaba wajya kuba wamureba ukareba ko nta n'ikibazo yabashe kuba yahurirayo. Ati si uwo nguwo wabashe kuba yamutumaho, ati kadakora no ahangaha, ati urumva baba bahuriye hehe? Kumbe barakwereka aho umukobwa wacu yari yageze. Ihari hari amahoro make, yari yahuye n'uwo twakwita nka murumuna wiwe, ari kuba yamutoteza rwose, ari kuba yamubwira ati kugira mbashe kuba nakumva ko mfite amahoro cyangwa se ntuje, ati nuko wowe nta buzima uri buze kuba ugifite cyangwa se utari kuri iyi si, ati uri kunyumva ibyo ndi kuba inakubwira. Agakobwa ahangaha kayiwe disi ubwoba bwari bwakishe kari kwa kabwirarira, ati ibyo bintu ntabwo wabasha kuba wabikora rwose, ati ndatekereza utagira n'imbaraga zo kuba wabikora, ati so wabishobora. Rero niko kuba yamubwira ati ibyo nabishobora cyane rwose, ati sawa ubwo, ati byananize iki? Ati we kuba nakwica, ati ni ibintu toto, ni ibintu bisanzwe. Nawe unyumvira abavandimwe dusigaye dufite ahangaha, nta mutima bakigira, nta n'ubwenge bagishyira mu bintu bakora. Ndetse ahangaha we yakomeje abaza umuvandimwe wiwe ati ese ibintu uri kuvuga atubihagazeho? Rero niko ko yabwira ati ahubwo komeje ube wacunga intambwe zawe, ati kuko uyu munsi byawe biraza kuba ibyarangirira ahangaha, ati cyangwa se shapitire y'ubuzima bwawe yo iri ku iherezo. Ese ibintu ari kuvuga araza kuba yabishyira mu bikorwa? Ahangaha we yatangiye kuba yagira ubwoba, aramubwira ati ibi ngibi byose biri kuba byaba, ati ni iby'iki? Ati ubu ngubu ni umugabo gusa cyangwa se ni imitungo gusa, ndetse ibi ngibi ari nabyo uyu mukobwa yari yaranze avuga ati umwana wanjye sinshaka kuba inzamubyarira ahangaha muri ibi bibazo. Kumva akibaza ibyo byose akiri muri ayo yose, umukobwa niko kuba yagira gutya, arangije aramusunika. Mwibuke umukobwa yari yazamutse hejuru kuri stairs cyangwa se ku masikariye, nuko yamanutse yibiringura ndetse abasha kuba yagwa hasi. Umukobwa ahangaha rero aravuga ati ibi nibyo wari ukwiye, ngo this is what you deserve. Ese koko nuko ubuzima bw'umuntu bwagakwiye kuba bwarangira kubera akantu gatoya? Indebera nawe ishyari ikintu gihe yibashije kuba iryatuma umukobwa ahangaha rira abasha kuba yakora. Ikumbi kwitegereza neza ahangaha yabonye umukobwa ari kuba yava amaraso menshi, ubwoba butangira kuba bwamutara, avuga ati si uku nguku nabishakaga rwose, ati kubera icyo ari kuba
yava amaraso menshi. Nawe unyumvira ukuntu umuntu amara gukora amakosa akaba yashinyagurira umuntu yamanutse ahangaha abe yaza kureba ko umuntu amanutse yapfuye, kumbe kumva neza hari uwari uje ari kuba yahamagara ati yuwe yuwe, ati yuwe, niko kuba kavuga ati uwo nguwo mbanze kuba ari riyo cyangwa se ari ru, ati kambwake, ati reka mbe nava ahangaha nigende. Ese muratekereza umukobwa wacu yuwe abashije kuba yapfa, umusore wacu yose uje kuba wamutabara cyangwa se yareba ukuntu bimeze ahantu yari aherereye arasanga ari muzima, birangiye umukobwa wacu bamusunitse avuye hejuru kuri esikariye ndetse agenda yibarangura, birangira ageze hasi ubuzima buri habi, ndetse agakobwa kari kamaze kuba kabikora ariko kariyira ikumvisha umuntu aje amuhamagara nako kaba kava aho ngaho ngo bataza kuba ibamenye uwabikoze. Icyo usabwa ni ukudukorera subscribe tutazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse uzareba uko byarangiye, ndetse ujya no muri comment tubwire ukuri kubona inkuru yacu, nubasha kuba wayikunda ukande like, ndetse ntiwibagirwe kuba wadukorera share ku bantu bawe bareba inkuru nk'izi ngizi z'urukundo ndetse n'inkoramutima ziba zifite imva n'imvano ku bantu bose, ndetse zitanga amasomo ku buzima, ziba ziri kugaragaza ubugome bw'umuntu n'imiterere yabwo. Tuzahurire muri indi episode izakurikira ejo. Ciao ciao.